Tubahaye ikaze bakunze umurago wa Family TV. Twongeye twagarutse muri wa mwanya duhura tukaganira. Tukaba tugiye kuganira ku bibazo umutumirwa agiye kudufasha akajya adusubiza, ariko tukaba tugiye kureba mu nguni zigiye zitandukanye. Reka nk'ibisanzwe umutumirwa wacu tumuhe ikaze. Murakoze cyane. Uyu munsi ntago turi buze kukubaza cyane. Ako se ubundi utarambaza kucyuza mu bibazo kutaraza mu bisubizo. Buriya umuntu yafite ibibazo. Sinzi umuhanzi wigeze kuririmba niba ari diplomate ngo u Rwanda ngo ni igihugu cy'imisozi igihumbi. Ngo kikagira ngo ibibazo igihumbi ngo ariko n'ibisubizo ibihumbi bibiri. Bivuze ngo njyewe iyo nabajije nk'ikibazo cyangwa se nkubajije nk'ikibazo ushobora kugisubiza, ariko iyo nkiguha ari ikibazo kimwe yemba mfite ibisubizo bibiri. Nyambo. Ubwo nawe igisubije rero ubwo biba bibaye ibisubizo bitatu biturutse ku kibazo kimwe. Urumva ko ari byiza kukubaza. Aha. Okay. Ibisubizo bigenda byiyongera. Ikibazo cya mbere. Watubwira abaminisitiri bangahe b'intebe nyine babaye abaminisitiri b'intebe b'u Rwanda? Hamaze guca abaminisitiri bangahe b'intebe mu Rwanda? Hariho n'abaminisitiri b'ameza. Hakobura babahora? Simbizi, njya numva ngo ari ab'intebe gusa. Ubwo ameza ako ngako ko tuzakabaza abantu uzi abakunzi umurago wa Family TV niba ariko ntabo. Ubundi se oya nibarizaga ntago bibaho. Ubundi se narasubiza icyo kibazo cyawe. Ubundi minisitiri w'intebe abashinzwe iki? Ahubwo icyo kibazo numvaga uri buze kugeraho nacyo ukagisubiza, kubera ko ngiye kubikubwira ngiye uko mbizi. Minisitiri w'intebe nzi ko ari we ngo ubu shinzwe guverinoma. Okay, nibyo. Hako sinzi biriya bihugu usanga biyoboye n'abaminisitiri b'intebe. Sinzi perezida baba barahisemo kutamushyiraho, biba byaragenze gute? Biterwa n'itegeko nshinga ryabo. Ni ukuvuga ngo itegeko nshinga ryabo riba rigarukira ku kuyoborwa na minisitiri w'intebe. Oya, ni ukuvuga ngo ubu uri hejuru ya minisitiri w'intebe aba ari umwami cyangwa se umwamikazi, cyangwa bakaba bafite nka perezida ariko ari uw'icyubahiro. Ibyemezo byose bifatwa na minisitiri w'intebe. Iyo ari nta mwami bafite se nta n'uwo mu perezida w'icyubahiro bafite, ariko ugasanga ayoborwa na minisitiri w'intebe. Urugero se ni nk'igihe gihugu kidafite umwami? Israel. Ya, Israel ifite perezida w'icyubahiro. Sure. Yes. Ngiye kubaza ngo yitwa nda, ariko nzakikubaza ubutaha. Minisitiri waboneho nzi witwa Netanyahu. Ariko baba bafite minisitiri nako baba bafite perezida w'icyubahiro. Icyo gihugu Israel, hari na Ethiopia nayo burya igira umuperezida w'icyubahiro. Ibindi bihugu se biyoborwa n'abaminisitiri b'intebe ni nk'ikihe? Nyine wenda ibindi ni biriya biba biyoborwa n'abami, wenda nk'Ubwongereza, izo zanuze za Ububiligi, za Espanye. Ni ukuvuga ngo akenshi aho baba badafite abaperezida b'icyubahiro baba bari munsi y'ubwami. Okay. Utaza kutwibagiza ku kibazo nari nakubajije. Ahubwo nari nakibagiwe. Ikibazo nakubajije twahera nakubajije ngo u Rwanda tumaze kugira abahe ba minisitiri b'intebe? Umubare? Si ngombwa umubare, ushobora kutubwira n'amazina. Mvuge bangahe? Vuga nibura 4. 4? Hari Bernard Makuza. Hari Anastase Murekezi. Hari Pierre Damien. Yarafite iryo zina ari amazina abiri. Yarafite abiri gusa. Habumuremyi. Okay. Pierre Damien Habumuremyi. Hari Dr. Edouard Ngirente. Reka dukomeze. Ikibazo cya kabiri. Nabaye ba minisitiri nabwo uratubwira 4 bayoboye minisiteri y'imari n'igenamigambi mu Rwanda.
ubwo ni minisiteri ya finance hari mu ndimi zitari ikinyarwanda. Abaminisitiri bayoboye minisiteri y'imari n'igenamigambi. Tubwire bane. Hari Donald Kaberuka, hakaba John Rwangombwa, hakaba Gatete Claver, ambasaderi, hakaba Dr Uzieri Ndagijimana. ahubwo tutararenga kuri iki kibazo, buriya minisitiri w'imari n'igenamigambi inshingano ziye wenda nk'umuturage wenda tuvuge w'irutsiro, aramutse muhuye akakubaza ati buriya minisitiri w'imari n'igenamigambi abashinzwe iki, wamubwira ko uriya muntu abashinzwe iki? Abashinzwe imari n'igenamigambi. Urumva uwo muturage kumubwira igenamigambi wenda n'imari, icyo kinyarwanda ashobora kugikurura. Nesibwa ni kihe kinyarwanda cyasimbura icyo? Namubwira ngo minisitiri w'imari n'igenamigambi ni minisitiri ushinzwe gucunga imishinga ya leta ndetse n'uko amafaranga akoreshwa. Niko namubwira. Ya leta. Vora, urakoze cyane. Noneho ikibazo cya gatatu, ugiye kutubwira abanyamakuru. Amaye nka data. Navuze ko turi bujye muri sekiteri zigiye zitandukanye, b'igitsina gore. Wenda utubwire bane, sinzi impamvu umubare kane wanjemo, bazwi bakora muri siporo. Abanyamakuru bakora muri siporo b'igitsina gore bane mu Rwanda. Ntago bane mbazi, nzi babiri. Uzinde nande? Nzi Rigoga ukora kuri RBA, nkamenya n'Uwimana Clarisse ukora kuri BNB Kigali. Abandi ntabwo mbaza amazina ariko nzi ko bahari, kuko nko kuri Fine FM hari uhakora ko sinzi izina rye. Hako numvise ngo na mama Urwagasabo nawe asigaye afite ikiganiro ajya cyatambutse amakuru ya siporo. Ariko ntabwo ari we munyamakuru w'iyo mama Rwagasabo Sport. Hari abanyamakuru bahakora ariko ntabwo ari ab'igitsina gore, nkunda kuhabona igitsina gabo. Ariko kuri Fine FM nzi ko hakora umukobwa ariko ntabwo izina ryanjabutse. No kuri BNB hari undi uhakora utari Clarisse, ariko izina rye wapi? Ubwo abuzi ni Rigoga na Clarisse. Reka twikomereze. Bose ndabaye, urabazi se? Nje nakubwiye ko nkubaza. Urabaza ntubazwa. Nje ndabaza simbazwa, ariko ndaza kuba kubwira inyuma ya kamera. Okay. Nibe biganiro bya siporo ukunda gukurikira nyine wenda mu Rwanda, unatubwire wenda nayahe maradiyo ukunda kumva ibyo biganiro wenda bikunda gucaho. Ushobora kuvuga uti wenda tuvuge n'urugero RC Musanze igira ikiganiro wenda cyitwa gutya na gutya, niyo nkunda kumva wenda urubuga rw'imikino rwaho cyangwa se ikiganiro cyawo cy'amakuru. So urwo n'urugero nari ntanze. Nibe biganiro bya siporo ukunda gukurikira byo ku maradiyo ya hano mu Rwanda, byanaba byiza ukatubwira wenda muri buri kiganiro umunyamakuru umwe ukundamo, cyangwa se ugikoramo, si ngombwa ngo umukunda, umunyamakuru umwe uba ukora muri icyo kiganiro. Shaye munsi wanyibasiye. Umunsi wanyibasiye, ariko iyo mfite umwanya nkunda gukurikira urubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Haba harimo abanyamakuru Rugaju Regan, harimo Lorenzo, harimo Axel, harimo uriya mupapa nindera
Kwizigira, hakaza na Ruvuyanga. Abo nibo nzi akenshi muri icyo kiganiro urubuga rw'imikino kuri RBA. Umva bose ubazi. Hanyuma ikindi nkunda gukurikira ni ikiganiro kiba kuri Fine FM. Fine FM haba harimo nzi abanyamakuru babiri nibo nzi amazina yabo. Uwuhe n'uwuhe? Nzi Sam Karenzi na Regis Muramira, ndumva ari uko yitwa. Ariko haba harimo benshi, ariko abo ngabo nibo nzi amazina. Ubwo bimaze kuba ibiganiro bibiri. Ikindi kiganiro rero nkunda gukurikira ni cyo kuri B&B Kigali. Mbere yari B&B FM Umwezi. Ariko ubu ngubu bashaka kuba baratandukanye, nho iba B&B Kigali. Rero kuri B&B Kigali nkunda gukurikira ikiganiro kiba kirimo Jado Castar, Jean-Luc, David Bayingana, nuriya musaza ndira shehe nde irindi zina ntago ndi kuryibuka. Hakazamo undi mugabo niba yitwa Sidik. Yego. Ariko bo kuri B&B bafite umwihariko, ubwo abo ngabo bafite ikiganiro cyabo. Hakaba ikindi kiganiro kiba kirimo ba Gicumbi, Fuad, na Clarisse, umwe nakubwiye w'igitsina gore nzi, n'undi witwa ndira, undi nawe uzamushake bamwita Nasri. Hariho benshi ariko njye nashakaga nibura umwe, ariko tugize amahirwe tubajije hari ku bintu ukunda kumva cyane, aho bari kuvuga umwe ugiye ubavuga ari 4 cyangwa 5. Hari ikindi kinyamakuru ariko gisigaye kiba kirimo Kazungu, Clever, na Hitimana na Anta. Icyo cyo bakita ngo iki? Nyinshi amazina yacyo se niba atari urukiko n'ubujurire ni kimwe muri ibyo. Ariko icyo gicyo kiba kuri Radio 10. Radio 10. Yego. Okay. Hanyuma haracyari ibibazo cyane. Ndakubaza ariko ikiza nuko ntari kubaze ibibazo biri butume utekereza cyane ngo birangire utanabikoze. Muri iyi minsi ubwo tuvuye muri sport tugiye gato muri hari ubwo turabyita ngo ni entertainment. Muri iyi minsi nihe ndirimbo urimo gukunda kumva, imbese irimo gutrendinga mu matwi yawe cyane? Rero kwa kundi umuntu ajya nko koga ukumva ari kwiririmbisha akaririmbo, yajya hehe cyangwa yaba ari nko gukora utuntu two mu gikoni ukumva ari kwiririmbisha akaririmbo, ako karirimbo kuri wowe ni akahe? Rero ni indirimbo yo mu matora. Iriya ndirimbo yitwa ya Beata azabatsinda Kagame. Ntago iramva mu mutwe. Waduhaye akapera. Reka nyiririmbyi wayihimbye yahita akurega. Urabizi ko yaba ku isi hari ikintu cyatuma ubaho kubera ko wagikoze ari ukuririmba. Ntago isi wari kuyibaho. Ubwo mba ntaravutse cyangwa nkaba narishwe n'inzara. Kuririmba ntago. Ubwo indirimbo irimo iragufasha ni azabatsinda y'umuntu bita Beata.
ntabwo iri kumfasha kuko igihe yadufashaga cyararangiye ahubwo nuko yagumye iri kukugaruka igumye igaruka ariko muri cya gihe twari turi kwamamaza yaramfashije irimo kugufasha se ubu ni indirimbo nziza ubu ngubu ntayo abahanzi bacu baracyafite akazi aho ngaho naba mbeshye gusa ubu indirimbo iri kumfasha nose zimeze gute zisanzwe cyangwa ziratwita iz'Imana iyo ariyo yose nge rero indirimbo kenshi nkunda kumva nkayitega amatwi ni ya couple ya Ben na Chance yitwa Yesu arakora iriya ndirimbo uyiteze amatwi irimo amagambo meza cyane tukiri aho ngaho wenda muri entertainment reka nkubaze ikindi kibazo nacyo ku bijyanye n'indirimbo ni iyihe ndirimbo nshyashya ubu ngubu irimo iratrendinga cyane indirimbo nshyashya yego bibe mu za gospel uratubwira muri gospel tubwiremo imwe no mu zindi zino twita ngo ni za sakira cyangwa z'isi nazo tubwiremo imwe indirimbo rero iherutse gusohoka vuba ni ya Bruce Melody bita ni Soweto ni Sowe kimwe muri ibyo Sowe hanyuma muri gospel ntago nzi indirimbo ko bose bahura basohora indirimbo ntago nzi ngo ni iyi bahora basohora indirimbo hari indirimbo ya Vestina na Dorcas nshyashya narayibonye ariko sindayumva gusa nzi ko iri mu Giswahili niba ari Neema yego ariko ntabwo ndayifatira umwanya ndashaka kuzayumva kuko bari abana bagira indirimbo nazo zifite amagambo meza uzayumve ni indirimbo nziza nayo ushobora kuzasanga yasimbuye ya indi ya wa mubyeyi Beata reka tugushimire kuri ibibazo udusubije neza kandi tunashimiye cyane umwanya wawe ibiganiro nk'ibi ngibi ku Muragwa Family nakagaruka hari ikindi mwumva twazabaza uyu mutumirwa wacu nta kibazo mugishyire muri comment tuzageraho mu kiganiro gitaha turabashimiye mwibuke rero gukora subscribe mukore share mutere comment kandi munakande kuri like ibiganiro nk'ibi nakagaruka murakoze cyane ciao